batuma abantu bange igihugu cyacu ndabakubita ndabakubese ndabamena ndabasenya ndabamena maguru ndayajonge mavi ndayajonge mu izina rya Yesu amano ndayamena. Oh haleluya. Danezere none reka mbabwire bene data bazaniye ubuhanuzi bw'Uwiteka. Oh haleluya. Danezere none reka mbabwire bene data bazaniye ubuhanuzi bw'Uwiteka. Uyu munsi ndagira ngo umenye neza ihishurirwa Yesu agize gute agufitiye. Niba utaruzi icyo Yesu yakumariye ugiye kukimenya. Ndagira ngo uyu munsi wa none uze gufatana nanjye noneho dusenge tunezererwe. Umva ibyo wanze ubyange nanjye ndabyanga, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo twanze na Yesu agira gute arabyanga. Ayiwe data we mbega uburyo. Haleluya. Yesu we ndi hano kugira ngo usohoze ibyo ushaka kuvugana n'ubwoko bwawe. Mwami Imana ndagushimiye muri aya masaha. Data Nyiringabo ndasenze papa mwami nyagwa ku ngoma. Ngaho Kristo rero gwino data wivugira ijambo ryawe, gwino ubwira ubwoko bwawe, gwino ubwira abana bawe bagutega amatwi bakumve mwami. Nibamara kukumvira data Uwiteka Imana bakora ibyo gukiranuka. Yesu Kristo mwami Imana gwino wiyoborere, gwino wivugire, gwino wikorere mwami Imana data. Imbaraga zawe zuzure muri twe, imbaraga z'Umwuka Wera zitwuzure, mavuta twuzure, ineza yawe twuzure, rukundo rwawe twuzure mu izina rya Yesu. Duhishurirwe ibyo abantu batabona mwami Imana. Twakira umugisha kuko watwigize umugisha mwami. Urakoze ndagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umva mumfate ntaza kuguruka yebana nkabacika mwabantu. Haleluya. Mubwire Yesu amfate muhumure. Haleluya. Rero Yesu ashimwe cyane. Bazani ijambo ribabwira ngo Yesu ntabwo yaducunguye ejo bundi cyagiye yapfaga ku musaraba byonyine. Yabitangiriye muri Edeni. Tagira ngo umva abantu benshi tukunda kuvuga ku rupfu rwe gusa, kandi nirwo kuri twagakwiye ko tuvuga cyane. Ariko ne yambabwira aho ibintu byatangiriye Yesu aducungura. Haleluya. Uyu munsi umva icyo utajyaga wumva ugiye kucyumva. Yesu yakizanye, Mana data yakizanye, Yesu Kristo yakizanye, yaje kuguhishurira. Mana ishimwe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice byaho bitatu, murongo waho wa 22 kugera ku murongo waho wa 24. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uri kutubwira ngo Imana ikura Adamu muri Edeni. Haleluya. Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Amen. Haleluya. Reka bibirambe nyishiza ahangaha rwose. Imana ishimwe cyane. Ayiwe data we umva nkubwire aya magambo. Imana nishimwe cyane. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Imana yirukanye Adamu na Eva kuko bakoze ibyaha. Oya, siko kuri.
umva uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana imaze kubona bamaze kurya ku giti kimenyesha iki ubwenge. Imana iravuga ngo umuntu abaye imwe muri twe. Yesu nashimwe cyane. Arangije aravuga ngo uko amaze kumera nkatwe bivuga ngo umuntu amaze kumenya ikibi n'ikiza. Haleluya. Amaze kumenya ikibi n'ikiza ahita n'ubwo amaze kujya ku cya giti kimenyesha ubwenge yahise agira ibitekerezo nk'iby'Imana. Byumve neza. Narahita yishurirwa ko cya giti gisigaye ari cya giti cy'ubugingo. Imana we yari iri mu mureba. Imana itibona ko cya giti tayari yamaze kukirya, amaze guhishurirwa ko hari igiti cy'ubugingo kigiye gutuma amenya kuko umva kurya ku kiriya giti ari ukurama. Haleluya. Noneho Imana itivuga ngo nta kindi naramukare kuri kiriya giti cy'ubugingo biraba bibaye ibibazo kurushaho. Wibuke ko Satani inzoka rero yashutse nde Adamu na Eva. Irabashukashuka irababwira ngo Imana yuje kujya kuri kiriya giti ngo kubera kuko yarizi ko nimukirya muzamera nkayo. Haleluya. None irangije iravuga iti none umuntu amaze kumenya kiriya giti ukuntu ari cyiza, kwaza aramutse akiriyeho yagira ubugingo buhoraho. Bese bivuga ngo iyo umuntu ahita ajya kurya kuri kiriya giti yagomba kugira ubugingo nk'ubwo ibiremwa byose by'umwuka bigize gute bifite. Nk'uko Imana ari umwuka udapfa, umwuka udahinduka. Haleluya. Nk'uko Satani nawe afite umwuka udapfa, umwuka ugize gute udahinduka. Haleluya. None Imana ibirebye rero ayiwe data we iravuga ati umuntu namuremye mukunze, none umwanzi Satani aramushutse amaze kumwigarurira. Rero reka nkwereke, reka ngemanuke vuba mucungure vuba atarajya kuri kiriya giti cy'ubugingo, kuko naramuka ari kiriya giti cy'ubugingo arababaye nkatwe. Ariko nubwo arababaye nkatwe arabamaze kuba agiye kuramira mu bicumuro mu bugingo bw'icyaha butazahinduka. Haleluya. Imana irangije ngo hoya umuntu niwe namuremye mukunze kandi ndamushaka, niwe umimbaza, niwe undamya nkanezererwa. None yumviye umwanzi Satani. Rero Satani kugira ngo atatsinde igitego cy'umutwe aka kanya giye guhita mwirukana muri Edeni. Haleluya. Mwumvise ikintu Imana cyatumye yirukana Adamu muri Edeni kwari kugira ngo atajya kuri cya giti cy'ubugingo agahita yinduka ubuzima bw'ubugingo, atahinduka ubwo buzima bw'ubugingo ariko bubereho mu cyaha. Bivuze iki rero? Iyo umuntu aza kujya kurya kuri cya giti cy'ubugingo, haleluya, aba icyo gihe aza kukiryaho aba yarahindutse undi mwuka mubi w'ubugingo, urumva uri mu ruhande rwa Satani. Bivuze ngo umuntu ari kuba yahindutse shitani ya kabiri. Bivuze ngo Imana igihe yari kuzaza gutwika, mbese kurimbura no gusenya, igihe Satani azaba yahawe igihano cy'urupfu rw'iteka n'abadayimoni bamanukanye mu ijuru. N'umuntu icyo gihe kuko yari kuba ari indi shitani nawe yagombaga kujya hehe mu muriro. Ariko Imana ibyitegereje irabanga umuntu wanjye nagomba kuzajya gucya no kurimbuka. Niyo mpamvu yisiza vuba yirukana. Iravuga ngo Adamu uri hehe? Adamu ati nagiye kukwihisha. Wanishiye iki? Oya nariye kuri cya giti watubujije. Niki cyaguta? Ati yigize avuga inzoka yavuga ati wa mugore wampaye. Abantu muzi ikibazo tugira, abantu tugira ikibazo cy'uko tutajya twemera ko turi abanyabyaha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana itugirire neza rero. Data wo mu ijuru akomeza twishimire. Rero no kuvuga ngo Imana yadutabaye kijya gihe kugira ngo
tutazashya muri icyo gihe. Imana nibwo yatangiye kuducungura. Itiza umva ibyabaye. Itiza ifata umuntu imuvana muri Edeni, irangije imushyira uruhande ngo kugira ngo by'Imana ikebaho, maze gukeba ngo ishyiraho abakerubi, icyaho n'inkota yaka umuriro kuri cya giti cy'ubugingo. Niwe yagiye izengurutsa abakerubi, ishyiraho n'inkota izenguruka kugira ngo umuntu ataza kwirushya ajya kugenda ngo agere kuri cya giti, kuko kugira ngo akigereho abakerubi ubwabo bamwicira kabiri, ya nkota ubwayo yakumuriro nayo yagira gute yamwicira. Imana ibiturokoye gutyo. Haleluya. Ubwo koko nimwahereza Yesu icyubahiro. Ubivuze iki? Yesu yari yamaze gupanga imigambi ko azaza kudupfira, akaza akaducungura, tukabona ubugingo, tukabona ubuzima, tukaba iteka, tukava muri uyu mubiri tukaba iwacu hehe mu ijuru, niba wizera Kristo uri umwana w'Imana. Ariko nongeye kubisubiramo nkuko nkunda kubibwira. Haleluya. Kubibabwira no kubibwira abantu, umuntu wese utizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu bugingo bwe, ntabwo azigira abona ubwami bw'Imana, ntabwo azabona ijuru, ntabwo ari imirimo izatujyana mu ijuru. Jambo ry'Imana tubwira ngo abizera abo ngabo nibo bazabona umwami Imana. Ntabwo rero nta mirimo twakora kugira ngo tubone ubugingo, nta mirimo twakora kugira ngo tubone agakiza. Agakiza tukabonera muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yatwitangiye hakiri kare, aravuga ati nkizeho gahunda ivuga ngo utajya kujya kuri cya giti cy'ubugingo nkazababara nawe urimo gushya, kandi narakuremye kugira ngo haleluya umpimbaze. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi Imana rero mwene data yakuremeye, wowe muntu Imana yaremye yakuremeye kugira ngo uyihimbaze. Kuyizera gusa ubu yihimbaje. Iyo rero umaze kuyizera rero nta kindi kiguhesha amahoro, nta yindi utambira, nta yindi ubyinira. Nani tuva ngo uzikurinda Mana we uzikure, nda Yesu we uzikure, nda waraturinze uzikure, wagize neza uzikure. Haleluya. Tukajya tubavuga ngo niyamamare niyamamare Yesu wacu we niyamamare niyamamare, Mana we niyamamare niyamamare. Haleluya. Abarokore bavuga ngo turi abasazi, nibareke dusare kuko ibisazi dufite ni bikirisito. Haleluya. Na Yesu baramubonaga bakagira ngo ni umusazi. Yesu ni Imana nzima yigize umuntu, ngo ni Imana yigize umuntu, ngo jambo yahozeho uyahoranye n'Imana kandi yari Imana, ni nawe waremye ibintu byose. Bene data rero reka tugeze mu mwanya mwiza wo gusenga. Ndagira nkubwire ngo numara kumenya kuko yagucunguye cyagiye muri Edeni, ahubwo aka kanya kwemera umusaraba we birakoroheye. Niba utaramwizera mwizere. Haleluya. Rero uri muri Kristo Yesu afite imigisha yose. Imana iratubwira ngo yafashe imigisha yose imubumbira muri Kristo Yesu, irangije iramuduha. Ubundi si imigisha muzayivana mutizeye Yesu. Reka mbabwire imigisha yose utazabonera muri Kristo Yesu, iyo ntago ari imigisha, ahubwo niki ni muvumo. Abantu batunga ibintu bikayoyoka kwa kuko batigize babyizera muri Kristo Yesu, benshi ngo bagiye mu bapfumu, bagiye mu biki, bababwira ibyo ntacyo bimaze. Ibyo nzabibabwira ubutaha mu izina rya Yesu Kristo. Rero tugiye gusenga, ubu buhanuzi buraryoshe. Tugiye gukubita abadayimoni, tugiye gukubita abazimu n'abashaka kutuyobya bose. Tugiye kubarimbuza amaraso Yesu Kristo. Tugiye kubarimbuza inkoni y'Imana wa. Haleluya. Zopaya umva Satani wewe n'abadayimoni bawe kakubayeho uyu munsi. Witege Yesu yaje, turi kumwe, turicaranye, turahagaze, ubu tuje kugira gute kugusenya we n'abadayimoni bawe. Zotaya boyasika data zone butaya vayasire. Ayaya ariko ikimbabaje Mana, umva igihugu cyacu cy'u Rwanda, abazimu bo barimo bashaka kukigerereza. Umva turabona na Yesu turi kumwe.
Ozataya boyasika zopaya mando. Urebiri for the staya vayasire. Zene kutaya vayasika Jesus Christ. Ndagushimiye Kristo mwami Mana. Rimana igira neza. Mwami waratubwiye ngo turwanye Satani nawe azaduhuga. Mwami Papa. Kandi iyo turi kumwe turabanyembaraga, iyo turi kumwe turabatsinze, iyo turi kumwe turabaneshe, iyo turi kumwe turakomeye, iyo turi kumwe turabanyamugisha Papa Yesu Kristo. Urebo shande botaya boyasika mwizina rya Yesu Kristo. Mwami ndasinza kakanya Uwiteka Nyiringabo, mwizina rya Yesu Kristo. Mbaraga zawe Mwami Mana reka zitwika abadayimoni, reka zitwika abazimu, reka zitwika imyuka mibi gendera mu kirere, myuka yo mu mazi, myuka yo mu marimbi bigendera mu kirere, myuka yo mu marimbi yose ndatwika ndarimbura mwizina rya Yesu Kristo. Myuka yo mu bishanga, myuka yo mu mazi iyo ndatwika Papa, iyo ndarimbura mwizina rya Yesu. Myuka y'abapfumu, myuka y'abarozi, myuka y'abagambanyi, myuka y'abicanye iyo ndayitwika mwizina rya Yesu. Myuka y'amashari iyo ndayisenya mwizina rya Yesu. Myuka yo kutumvira Imana iyo ndayitwitse mwizina rya Yesu. Imbaraga zima muriro wa Yesu Kristo, maraso Yesu Kristo ndatwika kongore mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Oze potaya man, oze kutaya vazi Yesu Kristo Mwami Mana. Muraka kanya data ndasenga Mwami Mana, senge abanyarwanda bose mwizina rya Yesu. Ngaho Mwami Mana twuzuze urukundo, twuzuze imbaraga, twuzuze gukomera, twuzuze kunesha mwizina rya Yesu. Twuzuze kukwiza data Mwami Mana. Oze kutaya mando, ozo pazomenia Jesus Kristo. Urashoboye Papa, urashoboye Mwami Mana. Banyarwanda bose Mwami ndabasengeye bozuze imbaraga zawe, bozuze umwuka we, batakwizera bakwize, batakwemera bakweme, batakunda igihugu cy'u Rwanda. Turabasengeye mwizina rya Yesu. Mitima yabo reka ihinduke, ihindukire ikwizere Mwami. Umutima ukurimo ufite urukundo, umutima ukurimo ufite umunezero, umutima ukurimo Mwami Data Nyiringabo. Ayiwe Data Kristo Mwami Mana, no umutima w'amahoro, no umutima w'umunezero, no umutima w'ibyishimo, no umutima Mwami Mana utagira ishari, udakora ikibi Data Mwami Mana. Jambo ryarambwiye ngo Yesu Kristo Mwami Mana ni wowe mbaraga zacu, niwe kunesha kwacu, niwe mahoro yacu mwizina rya Yesu Kristo. Twuzuze imbaraga Mwami, twuzuze imbaraga Mwami, twuzuze imbaraga Mwami mwizina rya Yesu Kristo. Myuka y'abapfumu ndongera ndayitwika, ndongera ndayisenya, ndayikongora mwizina rya Yesu. Myuka y'abarozi, myuka y'abagome, myuka y'abagambanyi iyo ndayitwika. Myuka y'anyabingi, myuka y'ibitero iyo ndatwitse mwizina rya Yesu. Mwami Mana Data urashoboye Yesu, urashoboye Yesu. Twika abazimu, twika abazimu, twika abazimu Papa urashoboye Yesu Kristo we. Maraso yamenye ku musaraba nabatwike, nabarimbure mwizina rya Yesu. Mwami Mana Data ayiwe Kristo Mwami Mana. Nyinjiza Mwami Mana, nyinjiza neza Tata Kristo. Tugendane, turagiye gutwika abadayimoni, turagiye ayiwe Data we kurwana n'abadayimoni batuma igihugu cyacu Mwami. Ayiwe Data Nyiringabo kitabona amahoro, abakirwanya bose we. Ayiwe Data we Satani rero niyizeye Mose, niyizeye Papa, niyizeye Zopa, niyizeye Zoma, niyizeye Zokutayama, niyizeye Zopayama. Yesu Kristo Mwami Mana urashoboye Data Mwami mwizina rya Yesu. Data Nyiringabo iyi ni ya nkoni yawe, ya nkoni kubita, ya nkoni menagura, ya nkoni jonja, ya nkoni ayiwe Data we. Satani rakumena umutwe, Satani rakumena umutwe, Satani rakumena umutwe. Badayimoni ndabamenagura, ndabamena umutwe, ndabamena amatwi, ndabamena amaso, ndabamena amaboko, ndayavunagura, ndayavunagura. Imbavu ndaziva, imbavu ndazimenagura mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Imbaraga zima, imbaraga zima zirabakubise badayimoni batuma abantu banga igihugu cyacu. Ndabakubita, ndabakubise, ndabamena, ndabasenya, ndabamena. Maguru ndayajonja, mavi ndayajonja mwizina
izina rya Yesu amano ndayamena ndakobeta mu izina rya Yesu mwuka w'ubukene mwuka w'ubutene ndawutweka mu izina rya Yesu mwuka w'amashari w'igihugu cyacu abatwanga mwami ndabahonze mu izina rya Yesu badayimoni ndabakubita ibirenge ndabimena ndabihonze bazimu we murada he Yesu we arabamenaguye mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana ndagushime papa ndagushime mwami fonze amarembo yose y'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo data mwami Yesu ndagushime mwami igihugu cyacu giha amahoro igihugu cyacu gikomeza gukirinda igihugu cyacu komeza ukiteho komeza uduteza imbere komeza uduha ibifaranga yagira umunyarwanda ubumukene tuba abakire dukora umurimo wawe tuve mu Rwanda tujya mu bahanga tubabwire wowe tubabwire Kristo wowe wadukuye mu mwijima mu ntambara y'urudaca abantu bazira ubwoko bwabo uko bavutse iyo wabidukuyemo mwami Imana n'ufite iyo ngenga bitekerezo ndayirimbuye mu izina rya Yesu bitavuga izina ryawe bitagwesha icyubahiro muri iki gihugu ntibizongere gukora mu izina rya Yesu Kristo igihe wambwiraga ngo nta mwami uzongera gutegeka u Rwanda uzopfaye amahano na wa wundi waramumera Haleluya Yesu we narasenze urabikora urangije urambwira ngo abami bajye bimika za nyabingi bimika ibiteka babagoya ndashaka ko ubwami bwanjye ubwo bwamamara mu izina rya Yesu mwami Imana ndanezerewe Uwiteka Nyiringabo ngaho mwami Imana tanga umugisha mwami ku banyarwanda bose tugiye kwinjira mu matora mu izina rya Yesu uzabane natwe uzatugirira neza uzatwiteho icyo wagambiriye gukora uzagikore mwami mu izina rya Yesu Kristo kuko uri Imana ivugana nanjye kuko uri Imana igendana nanjye kuko uri Imana data tugendana iminsi yose amanywa na nijoro mu izina rya Yesu Kristo ndagushime mwami Yesu ndagushime murengeze ndagushime mucunguzi mu izina rya Yesu Kristo ngakuba komeza ubane natwe kandi ukomeze kubana n'abanyarwanda ibihugu byose bindi byose ndabisengeye ibihugu bitarakumenya reka bikumenye reka bibone imbaraga zawe reka bibone neza yawe ahubwo baze bamenye yuko Imana yari iri mu Isiraheli natwe ibana natwe mu Rwanda mu izina rya Yesu Yesu ndanezerewe guhaye icyubahiro urakoze ndagushimiye mbisabye byose mbyize mu izina rya Yesu Kristo amen haleluya Imana ibaha umugisha Imana ikomeze kubitaho kandi mwizere kuko ibyo dusenge Imana ibikoze kandi reka mbabwire nuko tugiye kubibona imbere ahangaha tukazacinya umudiho haleluya maze ubundi genza abandimo kubivuga zabandi ngo yari yarabitubwiye yo Mana yari yarabitubwiye Yesu we wari warabitubwiye ganza we wari warabitubwiye Yesu we wari warabitubwiye haleluya umva reka ngende nagiye rwose nago byavamo reka mbegiye nje gwisengera nkomeze nsenge Imana ibaho umugisha turi kumwe Yesu akomeze kubita mu izina rya Yesu Kristo amen.